Bana b'Imana, bene data bavandimwe mukunda Imana, kubwo gukunda Imana bikaba bibatera gukunda ijambo ryayo mukaritangira umwanya, akaba ari muri ubwo buryo n'uyu mwanya mwawutangiye kugira ngo murikurikirane. Reka mbasuhuze mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Ndashimira Imana ikomeje kuduha uburyo n'amahirwe byo kumva ijambo ryayo. Murabyibuka yuko ubwo duheruka twarimo tureba icyigisho cyari gifite umutwe uvuga ngo igicucu cy'abahamya benshi. Twarebye mu gice cya 11 no mu gice cya 12 cy'igitabo cy'Abaheburayo, tureba uburyo harimo liste ndende y'abantu bagize kwizera kudasanzwe. Abantu Imana yashatse kuduhaho urugero, atari uko ari bo bonyine bagaragaje kwizera, ariko kugira ngo tugire abantu batubera icyitegererezo tutazacika intege. Twabonyemo abantu bagize kwizera kubatera guhomba iby'isi ku bwa Kristo, ndetse twabonye n'abantu bagize kwizera bibatera kwihanganira akarengane ariko ntibagamburu. Twabonye yuko abo bantu batari bahabwa ibyasezeranijwe, yuko Imana yabarindirije ikirushaho kuba cyiza ngo badatunganywa rwose tutari kumwe nabo. Ibyo bintu murabyibuka neza, ndetse twabonye yuko mu minsi mike yiri imbere abantu bagiye kwicwa nkabo, umubare ugiye kuzuzura maze Yesu akazabona akagaruka. Ni muri ubwo buryo tugiye kureba icyigisho gikurikira icyo ngicyo gifite umutwe uvuga ngo umwuka wera no gushira ubwoba ku bwoko bw'Imana. Reka mbere yuko dutangira duhombeka amaso yacu, twicishe bugufi maze dusenga Imana. Imana yacu nziza, data twese udukunda ukiranuka, turagushimye kuko wemeye kutugira abana bawe. Turagushimye kuko wakoze ibishoboka byose ugatanga ibyangombwa byose kugira ngo duhinduke ubwoko bwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye uburyo wakomeje kutwitaho, ugakomeza kuvugira mu ijambo ryawe, ukavugana n'imitima yacu. Tugushimiye inama zitandukanye wagiye utugira. Tugushimiye uburyo udufitiye amasezerano yo kuduha ibyangombwa byo kurangiza uru rugendo. Ni muri ubwo buryo wifuza kuduha umwuka wera mu buryo bw'akaburarugero, mu buryo bw'imvura y'itumba. Ni isezerano kandi tugeze mu gihe cyo gusohora kwaryo. Turagusabye ngo uduhe umutima ukorana nawe kugira ngo amasezerano yawe adusohorereho, kugira ngo dushime izina ryawe. Uduhe ubufasha muri iki cyigisho, ubu umwigisha mukuru, ukore ku mutima w'umuntu wese uteze amatwi kugira ngo ijambo ryawe ritugirire umumaro. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Tugiye gusoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami, mu gice cya kabiri turasoma ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 15, aho dusanga igitekerezo gifite umutwe uvuga ngo Eliya azamurwa mu ijuru. Muri iki gitekerezo ndagira ngo twite cyane ku muntu bita Elisa. Muzi yuko Eliya yari afite umugaragu witwa Elisa, ariko ndagira ngo turebe ibintu byabaye hagati ya Eliya na Elisa igihe Eliya yari agiye kuzamurwa mu ijuru. Ku murongo wa mbere haranditse ngo igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru amujyanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Umurongo wa 4, Eliya arongera aramubwira ati, Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Umurongo wa 6, Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi. Ahangaha turimo turareba ibintu bikomeye cyane by'uburyo Eliya yakomeje gusaba Elisa yuko asigara inshuro zirenze imwe, inshuro zirenze ebyiri. Akamubwira ati, sigara hano Uwiteka antumye i Yeriko. Akamubwira ati, sigara hano Uwiteka antumye i Gilugari, antumye kuri Yorodani. Ariko muri izo nshuro uko ari 3 zose Elisa yasubizaga Eliya ngo, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sindi busigare. Ndagira mbabwire ko iki kintu cyari ikigeragezo gikomeye cyane kuri Elisa, cyagomba kugerageza umuhamagaro we, cyagomba kugerageza impamvu yamuteye gukurikira Eliya,
kandi ajya amabwire yuko aha hantu nubwo Elisa yari amaze igihe kirekire akurikira Eliya, ariko hari igihe aha hantu ibyo yakoze byose byari kumubera imfabusa, maze n'ubundi akamera nk'aho kumukurikira kwe ntacyo bimumariye. Ahangaha Elisa yari ahantu byanze bikunze agiye kubona ikintu yakurikiriye Eliya cyangwa agiye kukibura by'iteka ryose, kandi kukibona kwe no kukibura kwe byari bishingiye kuri ibi bintu Eliya yari arimo kumubwira n'ukuntu yari kubyitwaraho. Kandi Eliya yabwiraga Elisa yuko ibyo bintu ari Uwiteka ubimubwiye, ariko Elisa yagomba kugira impamvu yamuteye guhaguruka iwabo, maze bikaba ari byo bimutera gukomera kuri iyo mpamvu ntasigare. Imana ishimwe, mu bigeragezo bitatu byose Elisa yahuye nabyo bimusaba gusigara, ntabwo yigeze agamburura, yaranesheje. Kandi impamvu yo guhamaguruka mu rugo rw'iwabo kwe n'impamvu yo kwihanganira ibigeragezo byose yahuriye nabyo mu rugendo mu gukurikira Eliya kwe, Imana ishimwe yatsinze ikizambi, maze abona impamvu n'ingororano yo guhamagarwa kwe. Ndagira ngo dutekereze cyane kuri iki kintu bene data. Ndabizi ko natwe mu rugendo rwacu rwa gikristo duhura n'ibigeragezo bikomeye, kandi nta nubwo Elisa ari iki kigeragezo cyonyine yahuye nacyo, yari yarabanje guhura n'ibindi bigeragezo bitandukanye byagiye bigerageza umuhamagaro we, ariko yakomeje kugenda agira kwitwara neza muri ibyo bigeragezo, kandi byamubashishije kugumya agenda atsinda. Hari ikindi kintu gikomeye kiri ku murongo wa 9 no ku murongo wa 10, ngira ngo mbanze nsome, kuko ku murongo wa 9 haranditse ngo bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Mbese Eliya yararebye abona Elisa ntabwo ava ku izima, abona ntabwo akurwa ku ijambo, abona hari ikintu byanze bikunze ashimikiriye kandi agomba gushirwa kibonye. Kandi icyo kintu Elisa yarashimikiriye ni nacyo n'ubundi cyari intumbero ye igihe yemeraga gukurikira Eliya, akava mu rugo rwagaragaraga yuko rukize, akemera gukurikira umuntu wabonaga yuko nta cyerekezo afite. Yari afite intumbero itari y'ibintu bigaragara byo mu isi bifatika, kuko ibintu bigaragara byo mu isi bifatika mu rugo rwo kwa Elisa byari bihari. Ariko Elisa yari afite ikindi kintu ashaka, ikintu cy'iby'umwuka, ikintu cyo kwitwa umwana w'Imana no kwitwa umugenzi ujya mu ijuru. Iyo ntumbero niyo yatumye ava mu rugo rufite ibintu bigaragara ko bihagije, yemera kujya mu buzima bugaragara ko bufite ikibazo budafite ahazaza hagaragara. Kandi iyo ntumbero niyo yakomeje kumukomeza mu rugendo rwose no mu bigeragezo yahuriye nabyo muri urwo rugendo. Maze bigeze ku murongo wa 9, Eliya abonye yuko Elisa afite intumbero, abonye yuko Elisa afite ikintu byanze bikunze ashaka kugeraho kandi ko nta kindi cyagisimbura, Eliya abwira Elisa ku murongo wa 9 ngo bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Ndajya mbabwire yuko bene data kuri uyu murongo wa 9 niho ikintu Elisa yaje ashaka cyasaga naho kimugeze imbere. Amahitamo yari agiye gukora niyo yari agiye gushingiraho ubuzima bwe bw'ahazaza by'iteka ryose. Kandi nanone ibigeragezo yahuye nabyo muri biriya bintu Eliya yamubwiraga ati sigara hano, ndajya mbabwire ko byari bishingiyeho gutsindwa kwe cyangwa gutsinda kwe by'iteka ryose. Maze ijya amubwiraga ati ngaho gira icyo usaba ushaka, ni nk'aho ari Imana yari imuhagaze imbere imuha amahirwe nk'uko yahaye Salomo. Ijya amubwiraga ati nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha ntaratandukanywa nawe. Mbega gusaba kwiza k'umugaragu w'Imana, mbega gusaba kudashingiye ku byo mu isi ahubwo gushingiye ku byo mu ijuru. Umurongo wa 9 Elisa aramusubiza ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Ngiki kintu Elisa yasabye Eliya, yaramubwiye ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Mbega uburyo abantu baba bazi gufata iby'agaciro bakabiha agaciro, mbega uburyo Elisa kuva iwabo yifuzaga imigabane 2 y'umwuka wabaga muri Eliya. Ndagira ngo nkubwire mwene data, iki ni ikintu gikomeye cyane cy'amahitamo umugaragu w'Imana Elisa yagize. Ariko ndagira ngo nsome ikintu yarasabye ni igiki mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami ku cyigisho cya 17 kuri page y'118 haranditse ngo
bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Ntabwo Elisa yasabye icyubahiro cy'isi cyangwa ngo asabe umwanya wo hejuru mu bakomeye bo ku isi. Icyo yifuzaga cyane cyari urugero runini rwa mwuka Imana yari yarasesekaje ko wari ugiye kubahishwa kujyanwa mu ijuru. Mbese murumva ikintu Elisa yifuzaga? Ntabwo ari icyubahiro cyo mu isi, ntabwo ari ubutunzi bwo mu isi, ahubwo ni urugero runini rwa mwuka wera Imana yari yarasesekaje ko wari ugiye kubahishwa kujyanwa mu ijuru. Elisa yari azi ko uretse mwuka w'Imana wenyine nta kindi cyajyaga kumubashisha kuba umuntu ukwiriye gukora mu mwanya Imana yari yaramuhamagariye kuzuza muri Isiraheli. Niko gusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. Bene data bashiki banjye ndajya mbabwire yuko dukwiriye kugira ibyiyumviro nk'ibya Elisa. Elisa yari azi yuko nta kindi kintu cyera cyirabura cyamubashisha guhagarara mu mwanya yari agiye guhamagarirwa guhagararamo ngo asimbure Eliya uretse urugero runini rwa mwuka muziranenge. Maze abwira Eliya ngo ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. Aya ni amahitamo meza cyane, kandi ndajya mbabwire yuko natwe tugeze mu gihe cyo gukora ayo mahitamo uyu munsi muri ibi bihe duhagazemo. Muri aya mahitamo yagize, Eliya yongeye kumuha ikindi kizamini nakwita icya nyuma. Aramubwira ngo nuza kumbona nkigukurwaho birakubera gutyo, uwo mwuka wera imigabane yawo ibiri urawubona, ariko nutaza kumbona ngukuweho ntabwo biri bukuze kukubera gutyo. Imana ishimwe, n'iki kizami nacyo Elisa yaragitsinze, kandi nacyo utagira ngo cyari ikizami cyoroshye, kuko byasabaga Elisa kugumya guhanga amaso Eliya, kandi bikanamusaba gukura amaso kuri Eliya akayahanga Imana yitanga umwuka wera. Ntekereza ko hari ibintu byinshi cyane byarwanyije Elisa mu kugumya guhanga Eliya amaso, ariko aragumya nawe agumya ku ntumbero no ku cyemezo cye amuhanga amaso. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko koko yaje gusoza atsinze icyo kigeragezo, kuko igihe Eliya yazamurwaga mu ijuru abana b'abahanuzi baje gutanga ubuhamya buvuga ngo umwuka wari uri muri Eliya urimo urakorera no muri Elisa. Mbese uyu mwuka twebwe twawutsindira dute? Mbese ibizami tugomba gutsinda ngo uyu mwuka tuwubone twabitsinda dute bene data bashiki banjye? Mbese dushobora kwihangana nk'uko Elisa yihanganye, akihanganira kuva mu rugo rukize akajya ahantu bigaragara ko ari nko kumanika ubuzima bwe mu giti, akurikira umuntu bigaragara ko nta cyerekezo afite, ariko ngo tuzakunde tubone uyu mwuka? Mbese byashoboka yuko twatsinda ikizami nka kiriya Elisa yatsinze igihe yageragezwaga inshuro 3 zose ngo sigara hano Uwiteka ntumya hanaha, maze Elisa akagaragaza yuko adashobora kuva ku izima keretse abonye ikintu cyamuhagurukije iwabo? Mbese icyo kizami twagitsinda? Mbese twatsinda ikizami Elisa yatsinze igihe yari afite ibintu byinshi bigomba kumubuza gutumbira Eliya, ariko akagumya akamutumbira ikiguzi cyose byamusaba, ameze nk'ushaka ikintu kimwe, umwuka wera, kandi umwuka wera gusa. Imana yashimye kwizera kwa Elisa, maze imigabane ibiri y'umwuka wa Eliya yasabaga arayibona, kugeza ubwo abana b'abahanuzi batanze ubuhamya baravuga ngo umwuka wakoreraga muri Eliya ubu ngubu arimo arakorera no muri Elisa. None Imana yadusezeranye ko mu minsi isoza amateka y'isi Imana izaduha umwuka wera, ndetse Imana yatubwiye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cya 11 umurongo wa 11 kugeza wa 13 yuko uwo mwuka Imana ishaka kuwutanga kurenza uko ababyeyi bashaka guha abana babo ibyiza. Maze Imana iratubwira ngo mbese ninde wo muri mwe ufite umwana wamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusaba? Imana ivuga ko nituyisaba umwuka wera tuzawuhabwa, ariko ntabwo ari ukusaba mu buryo bwo kwikinira cyangwa mu buryo bwo kurangiza umuhango, ahubwo ni ugutsinda ibizami biteganyijwe mu guhabwa uwo mwuka wera kugira ngo dukunde tuwegukane. Ndagira ngo mbabwire ko guhabwa umwuka wera kwa Elisa ntabwo ari ibintu byaje ngo bimwiture hejuru. Mu buryo bwo mu mutima we Elisa uyu mwuka wera yarawuharaniye, ahura n'ingorane nyinshi cyane zishaka kumubuza kuwuhabwa, ingorane zirenze imwe, ariko zose arazihanganira kubw'uko yari afite intumbero yo guhabwa umwuka wera, kandi umwuka wera gusa. Ndagira mbabwire bene data bashiki banjye, sinzi impamvu uyu munsi tutari twumva ubukene bwawo kandi ngo tuwusabe cyane, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko kimwe mu bintu bigomba
gutuma duhabwa umwuka wera ni ukuwukenera no kuwifuza cyane. kandi imwe mu mpamvu zitumye uyu munsi umwuka wera utaraboneka kugeza ubwo ijambo ry'Imana rivuga ko abantu bumagaye ni ukudasenga mu buryo nyabwo. nubwo haba hari n'izindi mpamvu, ariko impamvu yo kudatitiriza dushaka umwuka wera iri ku mpamvu zo kwisonga cyane. ndagira ngo mbasomere amagambo yanditse mu gitabo cy'Ibyaduka ku gihamya cya 683 na 684. ndagira ngo mwumve niba ibi bintu Imana idushinja bitaduha amakoko. haranditse ngo urugero rw'umwuka wera tuzahabwa ruzaba rungana n'urwo tuwifuzaho n'urwo kwizera kwacu. Elisa urugero rw'umwuka wera yifuzaga yari imigabane ibiri y'umwuka uba muri Eliya. none ijambo ry'Imana yatubwiye ngo urugero rw'umwuka wera tuzahabwa ruzaba rungana n'urugero rw'uko tuwifuza. mbese muratekereza ko Elisa yifuzaga umwuka wera ku rwego rungana gute? rwari urwego rukomeye cyane kugeza ubwo ahura n'ibigeragezo byinshi cyane byatuma ahindura icyo cyerekezo, ariko ntiyahindura icyo cyerekezo nubwo byaba intambwe imwe, kugeza ubwo ageragezwa mu buryo burenze bumwe butatu bwose gusigara. kandi icyo kigeragezo cyari gishingiyeho kubona ikintu cyamuhagurukije iwabo cyangwa kukibura by'iteka ryose, ariko icyo kizamera Elisa yaragitsinze. none ijambo ry'Imana yatubwira ngo urugero rw'umwuka wera tuzahabwa ruzaba rungana n'urwo tuwifuzaho n'urwo kwizera kwacu. kandi urugero rw'umwuka wera tuzahabwa ruzaba rungana n'urugero rw'uko tuwusengera n'uko tuwusaba Imana. ngo mbese hari umwana wasaba umubyeyi we umugati akamuha ibuye? hari uwo yasaba ifi akamuha inzoka? none se ko muzi guha abana banyu ibyiza, so wo mu ijuru ntazarushaho guha umwuka wera abamumusaba? hano ijambo ry'Imana yavuga yuko umwuka wera tugomba kumusaba. nubwo Imana yadusezeraniye kuduha, ariko tugomba gukora uruhare rwacu rwo kuwusaba. kandi nituwusaba tuzahabwa urugero rungana n'urwo tuwifuzaho. abazaba bawusaba cyane bashimikiriye cyane bazahabwa mwinshi kurenza abazawusaba bukeya. ikijyanye kirakomeza kivuga ngo ntiturifuza bihagije gutitiriza Uwiteka dukoresheje amasengesho yacu no kumusaba ngo aduhe impano y'umwuka wera. mbese ninde uvuga ati ibi bintu ijambo ry'Imana riri kuvuga birabeshya? njyewe naratitirije bihagije, njyewe narasabye mu buryo bukomeye, none Imana ntiramumpa. ntabwo twari twifuza bihagije gutitiriza Uwiteka dukoresheje amasengesho yacu no kumusaba ngo aduhe impano y'umwuka wera. Uwiteka yifuza ko twamubuza amahwemo kuri iyi ngingo, yifuza ko twagotesha intebe y'ubwami amasengesho yacu dusaba umwuka wera. kimwe mu bintu bituma uyu munsi twumagaye tukaba tudafite umwuka wera cyangwa tukaba dufite mukeya, bingana n'urugero kuwusaba kwacu kuriho, bingana n'urugero kuwifuza kwacu kuriho, bingana n'urugero kuba nta kindi twawusimbuza kwacu urugero biriho. ijambo ry'Imana rivuga yuko tutari twifuza bihagije umwuka wera ngo dutitirize Imana kugeza ubwo tugotesha intebe y'aya masengesho yacu tuyisaba kuduha umwuka wera. Imana ntabwo ariyo yica isezerano ryayo. niba yarasezeranye yuko izaduha umwuka wera, byanze bikunze igomba kumuduha. cyakora kuko igomba kumuduha tumusabye cyane, tugaragaje yuko nta kindi twasimbuza iyo mpano, biragaragara yuko kutawubona kwacu ibintu bipfira kuri twebwe. gusenga kwacu kuri ku murongo wo hasi cyane. niyo mpamvu Imana iturarika cyane kugira ngo twongere twiyumvishe ubukene bwo kutagira umwuka wera, kandi tuwusabe mu mbaraga tuzawuhabwa. ariya magambo ari mu gitabo cy'Ibyaduka avuga ngo ntiturifuza bihagije gutitiriza Uwiteka dukoresheje amasengesho yacu no kumusaba ngo aduhe impano y'umwuka wera. Uwiteka yifuza ko twamubuza amahwemo kuri iyo ngingo, yifuza ko twagotesha intebe y'ubwami amasengesho yacu. nanone iki kintu Imana ishaka yuko dusenga mu buryo bukomeye. reka nsome andi magambo yanditse mu gitabo cy'uburezi kuri paje 272. amagambo nanone Imana idushinja yuko gusenga kwacu kuri hasi, kandi bikaba bifitanye isano no kutagira umwuka wera kwacu cyangwa no kugira umwuka wera mukeya kwacu. kuko umwuka wera tugira ugomba kubungana n'urugero rw'uko tuwifuza n'uko tuwusengera. paje 272 mu gitabo cy'uburezi haranditse ngo hari abantu benshi niyo baba bari mu bihe byo kuramya Imana batabona imigisha iva mu gusabana n'Imana gushyitse. ibyo biterwa n'uko usanga ibyo
ibyo bakora byose ari jugujugu, ntibashyire umutima hamwe. Kubera kugenda bihuta banyuraho Kristo yarari, maze bakamara akanya gato aho hera, ariko ntibategereza ngo bumve inama bahabwa. Usanga nta gihe bafite cyo kugumana n'umwigisha mvajuru. Baza aho ari, ariko ubwira bugatuma basubira mu mirimo yabo bakikoreye imitwaro yabo. Reka mbabaze bene data, mbese aya magambo ni ikinyoma cyangwa ni ukuri? Ngo hari benshi no mu bihe byo kuramya Imana, no mu bihe bavuze ko ari ibyo gusenga, batabona imigisha yo gusabana n'Imana gushyitse, ngo bitewe n'uko ibyo bakora ari jugujugu. Ngo abo bantu ngo baza imbere y'Imana koko, ngo ariko bakaza bikoreye imitwaro, ubwira bugatuma basubira mu mirimo yabo bakiyikoreye. Mbese ibyo bintu si ukuri? Ahangaha Imana irimo iragaya imisengere yacu, ivuga ko iri ku rugero rwo hasi cyane, kandi umwuka wera tuzahabwa ugomba kuba ungana n'urugero rw'uko tuwifuzaho. Namwe nimurebe Elisa, wa wundi wifuzaga imbaraga ebyiri z'umwuka wa Eliya, nimurebe urwego yayifuzagaho, mubirebeye mu bigeragezo yahuye nabyo n'uburyo yabyihanganiye, mubirebeye mu buryo igihe yahabwaga amahirwe yo gusaba ikintu kimwe, ikintu yasabye, icyo kintu nicyo cyari cyaramurwaje, icyo kintu nicyo cyari cyaramwambuye umutekano, icyo kintu nicyo cyari cyaramukuye mu rugo rukize, kimujyana ahantu bigaragara ko ari ukwigerezaho, ariko yifuza kuzabona izo mbaraga ebyiri, umwuka wera mu mvura y'umuhindo no mu mvura y'itumba. None uyu munsi hari ibintu bibiri bishoboka. Dushobora kuba tudafite umwuka wera, icyo ni kimwe, cyangwa tukaba dufite urugero rutoya bitewe n'uko tuwifuza, bitewe kandi n'uko tuwusaba. Imana yashimye yuko dukora gahunda yo kuwusaba, ntabwo yashimye yuko iwuduha tutawusabye. Na Elisa yarawusabye, cyakora ameza yamuje imbere, maze arabwirwa ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha. Arangije avuga ati ndashaka imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. Nshuti yanjye muvandimwe, isomo ryo muri Luka riravuga ngo mbese ko ababyeyi bazi guha abana babo ibyiza. Mbese hari umubyeyi umwana we yasabi umugati akamuha ibuye? Hari uwo yasabi ifi akamuha inzoka? Harimo gusaba. None se ko muri babi kandi muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazaha umwuka wera abamo musaba? Harimo gusaba. Uku gusaba rero kugomba kuba gushimikiriye. None ijambo ry'Imana rivuga ko gusaba kwacu kuri hasi, kuko riravuga ngo hari abantu benshi niyo baba bari mu bihe byo gusenga batabona imigisha iva mu gusabana n'Imana gushyitse. Ibyo biterwa nuko usanga ibyo bakora byose ari jugujugu, ntibashyire umutima hamwe. Kubera kugenda bihuta banyuraho Kristo yarari, maze bakamara akanya gato aho hera, ariko ntibategereza ngo bumve inama bahabwa. Usanga nta gihe bafite cyo kugumana n'umwigisha mvajuru. Baza aho ari, ariko ubwira bugatuma basubira mu mirimo yabo bakikoreye imitwaro yabo. Bene abo bakozi ntibashobora kugera ku nsinzi ihanitse igihe cyose batari bamenya aho ibanga riri. Mbese twari twamenya aho ibanga ryo guhabwa umwuka wera mwinshi uri, urugero rw'imbaraga y'umwuka wera mwinshi, imigabane ibiri, imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Ni mu gushimikira tugasaba, ni mu kuwifuza cyane, ni mu kutagira ikindi kintu cyasimbura ibyo bintu, ni mu kunesha ibigeragezo byinshi byatubuza kwakira umwuka wera, ni mu kuwusaba bene data bashiki banjye. None iki gitabo kiravuga ngo ntitwari twifuza bihagije gutitiriza Uwiteka dukoresheje amasengesho yacu no kumusaba ngo aduhe impano y'umwuka wera. Uwiteka yifuza ko twamubuza amahwemo. Mbese ijambo bita kubuza amahwemo muraryumva? Ni bya bindi umupfakazi yatitirije umucamanza. Ngo Uwiteka yifuza ko twagotesha intebe ye y'ubwami igicu cy'amasengesho. Mbese muzi igihe umutambyi yabaga agiye kwinjira mu buturo bwera ku munsi w'impongano, uburyo bazunguzaga icyotero cy'imibavu kugeza ubwo igicu kigenda kigatwikira intebe y'Imana ntigaragare. Uwiteka yifuza ko twamubuza amahwemo. Uwiteka yifuza yuko twagotesha intebe ye y'ubwami igicu cy'amasengesho kugeza ubwo intebe ye itagaragara, turimo dusaba umwuka wera. Kandi nituwusaba gutyo, urugero rw'umwuka wera tuzahabwa ruzaba rungana n'ubwo tuwifuzaho, kandi ruzaba rungana n'ubwo tuwusabaho. Ibi bihamya bibiri ni mu bisirikane ndabinginze. Ndashaka kubasomera ikindi gihamya, kubera yuko nzi yuko urubanza rutari ku Mana ahubwo ruri kuri twebwe. Mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 435,
amagambo nanone ari mu ndi mugayo ukomeye cyane ugaragaza yuko gushaka umwuka wera kwacu kuri ku rugero rwo hasi. Yakobo yaratsinze kubera ko yihanganye kandi agafata icyemezo kidakuka. Intsinzi ye ni igihamya cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Abazashikama mu masezerano y'Imana nka Yakobo kandi bakihangana nkawe bazatsinda nk'uko nawe yatsinze. Abadashaka kureka inarijye yabo ngo bababarire imbere y'Imana basenga ubudasiba kandi basaba umugisha babikuye ku mutima ntawo bazahabwa. Mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake. Ni bake bigeze kwegurira Imana imitima yabo bafite icyifuzo kibatsika umutima kugeza ubwo imbaraga zibashiramo ariko ntibagamburure kugeza babonye uwo mugisha. Mbese bene data bashiki banjye, murahamya neza yuko dusenga mu buryo bwo kugotesha intebe y'Imana amasengesho dusaba umwuka wera? None se murahamya yuko turimo tubuza Imana amahwemo kuri iyo ngingo? Mbese murahamya neza yuko Imana itabona ahantu idukwepera nk'uko Eliya yabuze ahantu akwepera Eliya kugeza ubwo byanze bikunze agomba kumuha ikintu amukeneyeho? Mbese murahamya yuko tuyihanze amaso cyane nk'uko Eliya yarayihanze Eliya kugeza ubwo abonye ikintu amushakaho, kugeza ubwo Eliya abura ahantu amukwepera? Ndahamya yuko imwe mu mpamvu ituma umwuka wera udahari cyangwa hakaba hari mukeya, ikintu cyo gusenga mu buryo budashimikiriye, ikintu cyo kwifuza umwuka wera mu buryo budashimikiriye kiri ku ngingo y'ibanze. Ndabizi neza ko Imana igerageza no kudusunikira muri uyu murongo wo gusenga, ariko kubera ko abantu batabimenyereye barongera bakawikuramo. Ndabaha urugero. Muri iyi minsi iyo turebye ibintu biri kuba ku isi, nubwo wenda dushobora kuvuga ko ari Satani uri kubikora, ariko uwaba yikora uwo ari we wese, nubwo byaba ari Satani ubikora cyangwa ari Imana ibikora, icyo twizera ni kimwe, nuko no mu bintu Satani akora Imana ibibyarizamo umusaruro ubwoko bwayo. Ariko ndagira mbabwire ikintu kibabaje kiri kuba muri iyi minsi. Muri iyi minsi mu gihe gahunda zose z'ubuzima bwahagaze, akazi karahagaze, kujya mu nsengero zarahagaze, ibyo bintu Imana yemera ko bibaho, yaba ariyo yabikoze cyangwa byarakozwe na Satani, ariko Imana yemera ko bibaho kugira ngo isunikire ubwoko bwayo mu murongo wo gusenga nyako, kugira ngo Imana ikurire ubwoko bwayo inkomyi mu nzira zose zabubuzaga gusenga mu buryo bukwiriye. Ariko hari ikintu kirimo kintangaza muri iyi minsi gituma mbona yuko nubwo Imana ikora ibishoboka byose ngo idusunikire muri uwo murongo, yuko abantu nabo bakora uko bashoboye kose ngo batawujyamo. Ndagira ngo mbabwire, Imana yashaka umuntu asenga kandi agasenga ku giti cye. Impamvu Imana ishaka ko umuntu asenga ku giti cye nuko umuntu niwe uzi ikibazo afite. Kandi nubwo twaba dusengera mu itorero rimwe, ndagira ngo mbabwire ko ikibazo dufite atari kimwe. Buri wese afite ikibazo cye cyihariye. Hari abantu batekereza ko ahari Imana nigaruka Yesu agarutse azafata itsinda runaka cyangwa itorero runaka akaryimurira mu ijuru, ariko siko bizagenda. Imana ifata umuntu wese ku giti cye, kandi Imana ishaka kugirana ubukristo n'umuntu ku giti cye. Ntekereza ko bimwe mu bintu Imana iri kwemera ko bibaho uyu munsi byo gutuma gahunda zihagarara kugeza ubwo n'insengero zihagarara, ni ukugira ngo Imana isunikire buri muntu wese gusenga ku giti. Ibyo bintu mbyizera mu mutima wanjye kandi mbyizezwa n'Imana yuko Imana iri gushaka amageza yose, irimo irashaka amayeri yose yakoresha ngo buri muntu imusunikire ku kubana n'Imana ku giti cye. Nshuti yanjye, Imana ishaka gukoresha uyu mwanya ngo utekereze ku bukristo bwawe, kandi ubutekereze uhereye mu itangiriro ryabwo igihe uvuga wahamagariwe. Kubera yuko umuhamagaro wawe udahuye n'uwakanaka, ibyo bintu bikore ku giti cyawe. Nubwo ntababuza gahunda zo guterana, ariko na leta ubwazo irazibuza, ariko mujye mutekereza impamvu Imana ishobora byose, impamvu Imana iyobora ijuru n'isi ishobora kwemera ko n'insengero zifungwa, kandi izo nsengero ari insengero zayo zivuga ijambo ryayo. Imana irashaka gusunikira buri muntu wese ahantu ho gukorana n'Imana kwe ku giti cye. Ariko ikintu kibabaje, abantu kubera ko ubukristo bwabo bushingiye mu bintu by'amagurupe, kubera ko ubukristo bwabo bushingiye mu bintu by'amatsinda, mu gihe Imana ibasunikira ku kuba bonyine no gushaka Imana bonyine no kugenza ubukristo bwabo bonyine, abantu bariyeranja uwo murongo bakanga kuwinjiramo kugeza ubwo bakoresha n'inzira zidashoboka ariko bagakora amatsinda. Birababaje cyane. Bimeze nka bya bindi Imana yatabuye umwenda mu gihe cy'Abayuda, ariko abantu bakongera bakiyeranja bakawudodaga, ariko gahunda bari barimo zikomeza.
uyu munsi abantu baba barimo bahamagara abantu bati twabakereye gurupe none turimo turakorera amateraniro kuri Zoom, abandi bayakorera ku zindi mbuga za interinete zitandukanye. Ariko ikintu cyo kuba umuntu Imana yamubona ku giti cye kizagerwaho gute bene data bashiki banjye? None se ko ubufasha Imana izabuguha ku giti cyawe, ko buzashingira mu buryo ukeneye Imana ku giti cyawe? Ninde wakubwiye yuko ubukene bwawe ari bwo gurupe urimo mufatanye? Bamwe mu bakora ayo magurupe bayafitemo inyungu runaka, hari ibintu badashaka ko bihagarara. Ariko we muvandimwe ushaka agakiza, Imana iragushaka ku giti cyawe. Ndaguhendahenda mu izina rya Yesu nkwinginga kugira ngo ushake ibintu byawe ku giti cyawe. Kandi mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye kuri page 285 havuga iby'abakobwa b'abapfu baravuze ngo bari barashingiye kwizera kwabo ku kwa bagenzi babo. Ubu ndajya mbabwire ko hari abantu babona ibintu bya gurupe bishyushye bagahita bumva ni ikimenyetso cy'uko umwuka hari, bagahita bumva ni ikimenyetso cy'uko bazajya mu ijuru. Wowe kuko ari uzi ubukristo bwawe, niba utanabuzi, fata iki gihe Imana yaguhaye ku giti cyawe, utekereze ubukristo bwawe uhereye muri fondasiyo yabwo. Ku giti cyawe ubugeze ahantu wumva uvuga uti nabonye ibi, nkeneye ibi, maze ukoresha iki gihe kugira ngo ibyo bintu nabyo ubisabe Imana izabiguha. Ubu ndababwira birababaje cyane, birababaje. Ubu buri korali yose irimo irakereya gurupe, ubu buri torero ryose ririmo rirakereya gurupe. N'amatorero yo muri Amerika arimo arahamagara abantu ati twakoze gurupe nimuze mutwigishe. Mbese mavandimwe, ko Imana ishaka kukubona ku giti cyawe izakubona ite? Ko Imana igerageza n'ingorane n'imbogamizi byari biriho byatumaga itakubona ibigukuriraho, ariko ko nawe bigaragara ko urimo utera imigeri ngo umurongo Imana igusunikira mutawujyamo, mbese Imana izagukorera iki bavandimwe? Ntangazwa n'inzira Imana ikoresha ngo irebe ko yakiza buri wese, ariko ntangazwa n'uburyo abantu bongera bakarema kwa gukiranuka kwabo bamenyereye kwihangira, gukiranuka gushingiye ku magurupe no ku matsinda, gukiranuka bigaragara yuko kureberwa muri gurupe uko ishyushye cyangwa uko ikonje. Ku giti cyawe shaka Imana. Kandi ibi bihe ndi kugusomera hano byo gusenga by'uburyo abantu bakora ibintu biri jugujugu, ndagira ngo nkubwire ko Imana irashaka kugutegurira ibintu bitarimo za porogaramu nyinshi, aho usabana n'Imana udafite jugujugu, akazi kataguhamagara, ibintu byo ku rusengero runaka bitaguhamagara. Imana yagukuriye ibintu byose mu nzira ngo ikubone. Mbese wakwemerera arika ry'Umwuka Wera maze ibintu uri mukereya byo kurwanya gukiranuka kw'Imana no guhanga gukiranuka kwawe ukabihagarika? Ndakurarika muvandimwe, wakwemera ukemerera irarika ry'Imana maze ibintu byo kudoda umwenda ngo usubizeho ibintu Imana ubwayo yahagaritse ukabihagarika? Ndagusaba we muyobozi, abantu umwanya buri wese umugira inama yo kwigira imbere y'Imana ku giti cye. Mera nka Yohana yabwiraga abantu ati nguriya umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, maze akarangira abantu Yesu akabikuraho, akababwira ati ngewe ndi umuranga, kandi iyo umukwe abonye umugeni umuranga umurimo w'uburangiye. Wigumye kwikurura abantu no kubereka ko udahari batabenye Imana. Babwira uti genda umenye icyo Imana ikwibwirira ku giti cyawe. Rarikira abantu uyobora gusanga Imana ku giti cyabo. Bararikire yuko bakwiriye kugukuraho amaso no kuyakura ku bandi bantu. Bararikire yuko mu itsinda atariho bazakirizwa, Imana izakiza umuntu ku giti cye. Ngo nubwo gusenga ko mu muryango ari kwiza, uko mu materaniro ari kwiza, ngo ahantu umuntu avuganira n'Imana ku giti cye hararikira abantu. Kandi impamvu zituma abantu bahaburira umwanya bitewe n'amagurupe n'iminsi ayo magurupe afite, ibyo bintu bibasenyere kugira ngo ubafashije kugira ngo basange Imana, kandi ubararikire gusanga Yesu ku giti cyabo. Abantu bereke Yesu, babwire ko bo ubwabo na Yesu bagomba kwivuganira. Wibereka yuko uri hagati yabo ngo ubereke yuko ugomba kubafasha. Igihe Imana yacaga umwenda, abantu banze kucika barongera barawudoda ngo bakumye bahagarare hagati y'abantu n'Imana. Ibyo bintu muyobozi, kugira ngo Imana izaguhe umugisha, fasha abantu ubabwire basange Yesu, kandi ubabwire ko bashobora kumubona wo udahari. Uzaba ukoze umurimo nk'uwa Yohana wo kurangira abantu Yesu batungiye urutoki. Nurangiza ubabwire utumva nimugende mwe na Yesu mwirwariza, ibyo azabakorera azabibakorere. Bizaterwa nuko mumushaka nuko mumwifuza. Uko muzaba mumushaka cyane azabakorera byinshi birenze urugero. Uko muzashaka bukeya muzabona bike bingana n'ubusabusa. Babwire bashake Yesu bazarushaho kumubona. Wowe mwizera, shaka Imana ku giti cyawe. Ntabwo imbere y'Imana uzahagararana n'umuyobozi wawe, uzahagarara wenyine kandi uzahatsindirwa cyangwa uhatsindire. Menya ko Yesu yagusanga. Wewe umuturage woroheje, Yesu yakwiyereka.
ndabasaba gusenga cyane. Aya magambo ni muyaha agaciro ndabinginze. Aravuga ngo ntiturifuza bihagije. Ninde uvuga yuko aya magambo abeshya? Ntiturifuza gutitiriza Uwiteka dukoresheje amasengesho yacu no kumusaba ngo aduhe umwuka wera. Uwiteka yifuza ko twamubuza amahwemo. Kugira ngo tumubuze amahwemo tugomba kuba dufite umwanya, nta bindi bituri mu mutwe, nta n'ibindi bitwiruka inyuma. Mwene data mushiki wanjye, zirikana amagambo nagusomeye yanditse mu gitabo cy'uburezi, avuga uburyo hari benshi niyo baba bari mu bihe byo kuramya Imana batabona imigisha iva mu gusabana n'Imana gushyitse. Ibyo biterwa nuko usanga ibyo bakora byose ari jugujugu, ntibashyire umutima hamwe. Baza bikoreye imitwaro imbere y'Imana maze bagasubirayo bayikoreye ngo kubera yuko bafite huti. Mbese uratekereza iki? Ndagusaba cyane, koresha umwanya Imana yaguhaye kandi Uwiteka awuguhera umugisha. Mu gihe dusaba umwuka wera nk'uko Imana yabisezeranye, tukuzuza ibyangombwa Imana yasabye ko tugomba kuzuza kugira ngo tuwuhabwe, ndagira mbabwire ko bene data umwuka wera turawubona. Kuko nanone hari igihe abantu bashobora kwibaza batese ko nsenga nzabwirwa n'iki ko nahawe umwuka wera? Ndagira ngo icyo kintu turebe ijambo ry'Imana rikivugaho. Mu gihe dusenga mbese twabwirwa n'iki ko twahawe umwuka wera? Igihe dusaba umwuka wera kandi tugasaba umwuka wera twujuje ibyangombwa, nta kindi gihamya kigomba kutwizeza yuko twawuhawe, ahubwo umva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mu gitabo cyitwa Uburezi kuri paje 269 haranditse ngo dushobora gusaba imbabazi z'ibyaha, tugasaba umwuka wera, tugasaba kurangwa n'imico isa n'iya Kristo, tugasaba ubwenge n'imbaraga byo gukora umurimo wayo, kandi tugasaba guhabwa impano iyo ari yo yose Imana yasezeranye. Icyo aya magambo ashaka kuvuga ni iki? Ashaka kuvuga yuko ntabwo tugomba gusaba ikintu Imana itigeze isezerana. Ariko nanone igihe dusabye ikintu Imana yasezeranye tugomba kwitwara gute? Igihe twujuje ibyangombwa, cyane cyane yuko ikintu cyose Imana yasezeranye, ikintu cyose kiba muri Bibiliya cyitwa isezerano, kiba gifite n'ikintu kigomba kuzuzwa, icyo bita ikigombero, kugira ngo iryo sezerano risohorere umuntu. Hano bavuzemo ingero nkeya z'ibintu dushobora gusaba kuko ibyo bintu Imana yabisezeranye, ariko hano ntabwo bavuze ibintu byose Imana yasezeranye. Ariko hano bavuze ngo dushobora gusaba imbabazi z'ibyaha. Imana yasezeranye ko abantu nibayisaba imbabazi z'ibyaha zabababarira. Hari amasomo avuga ngo icyakora nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Hari isomo rivuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Ayo magambo avuga yuko Imana yasezeranye kuzababarira abantu ibyaha, kugeza ubwo ivuga muri Yesaya ngo nubwo ibyaha byanyu byatukura tukutuku bigasa n'umuhemba, Imana izabibababarira bise na sheregi. Icyakora iryo sezerano ryo gusaba imbabazi z'ibyaha kimwe n'andi masezerano tugomba kuzuza ibyangombwa byaryo, maze tukamenya ububi bw'icyaha, ibyaha tukabizinukwa, twarangiza tugasaba Imana kutubabarira ibyo byaha, maze twarangiza tukizera yuko Imana itubabariye. Niko habavuga dushobora gusaba imbabazi z'ibyaha. Icyo ni ikintu kimwe Imana yasezeranye. Tugasaba umwuka wera, icyo nacyo Imana yaragisezeranye. Ni nayo mpamvu tubona ko Elisa yasabye umwuka wera, ntiyategereje ngo uzizane. Niyo mpamvu muri Luka haranditse ngo nuko rero nimusaba umwuka wera muzawuhabwa kurenza uko ababyeyi baha abana babo ibyiza. Tugasaba umwuka wera, tugasaba kuragwa imico isa n'iya Kristo. Ibyo bintu tugomba kubisaba ntibizizana, cyakora tugomba gukora uruhande rwacu tukuzuza ibyangombwa, kandi tugasaba guhabwa impano iyo ari yo yose Imana yasezeranye. Aya magambo avuga ko tutemerewe gusaba ibintu Imana itigeze isezerana. Tumaze gusaba ibyo Imana yasezeranye, tugomba kwizera yuko tubihawe, bityo tugashimira Imana ko twabihawe. Hari abantu bavuga batese ibyo bintu ahari ntibyazaba ikintu cy'icyuka tukiringira ibintu bidahari. Oya, dupfa kuba twebwe twujuje ibyangombwa by'iryo sezerano. Niyo mpamvu tugomba kwiyigisha buri byangombwa kuri buri sezerano ryose dushaka kwishyuza Imana. Igihe twabyujuje, twarangiza tugakora iki kintu cyitwa gusaba, Imana iduha uwo mugisha yasezeranye. Ni nako byanditse muri iki gitabo. Haranditse ngo abahanuzi n'abami paje 82. Dukwiriye kubwira Data twese ibyo twifuza, dusaba ibyo yasezeranye byose, kandi dufite ukwizera kudacogora nk'uko Yakobo no kwihangana
kwihangana kutadohoka nk'ukwa Eliya. Data wa twese asigarana umurimo wo gusohoza ijambo rye kubwo kurengera icyubahiro cy'intebe y'ubwami bwe. Nta muntu ushobora kuzuza ibyangombwa Imana yasezeranye yarangiza ngo asabe umugisha Imana yasezeranye ngo Imana ye kumusohoreza iryo sezerano yamusezeraniye, kubera ko kurisohoza kwayo ni ukurengera icyubahiro cy'izina ryayo. Aya magambo yo mu burezi akomeza avuga ngo kandi ntabwo dukeneye gushaka igihamya kigaragara inyuma cy'uko twahawe umugisha, cy'uko icyo kintu twasabye Imana twagihawe. Nta gihamya kigaragara dukeneye gushaka. Imana iri mu isezerano kandi dukwiriye kujya mu mirimo yacu twizeye ko iby'Imana ishobora kubikora, kandi ko impano twamaze guhabwa tukaba tuyifite izagaragara igihe izaba ikenewe cyane. Aya ni amagambo akomeye cyane. Ndajya mbabwire yuko muri iyi migisha yose Imana yatubwiye ko tugomba gusaba, iyi ngiyi Imana yasezeranye tugomba kuyisaba twujuje ibyangombwa byayo, kubera ko buri sezerano ryose rifite ikintu bita ikigombero, ibyangombwa bigomba kuzuzwa kugira ngo iryo sezerano risohore. Kandi mbere y'uko umuntu asaba gusorezwa isezerano agomba kubanza kumenya ibyangombwa bigendana n'iryo sezerano. N'imvura y'itumba Imana igomba gutanga muri iyi minsi y'imperuka, Imana yavuze ibyangombwa bigomba kuzuzwa kugira ngo abantu bayibone. Kandi mbere y'uko uryishyuza ugomba kureba ibyo byangombwa niba koko warabyujuje, maze ugasaba iryo sezerano umeze nk'uri gusaba ikintu ufitiye uburenganzira. Niko muri iki gitabo havuga, utameze nk'umuntu usabiriza, ahubwo urimo wishyuza Imana gusoza amasezerano yayo. Imana isigarana umurimo wo gusoza ayo masezerano kubwo kurengera icyubahiro cy'intebe yayo, maze uwo mugisha ubusabye uba wujurije ibyangombwa Imana irawuguha ukawibikaho mu mutima. Aya magambo aravuga ngo iyo mpano twamaze guhabwa tukaba tuyifite izagaragara igihe izaba ikenewe. Buri musezerano ryose Imana yatanze ryose, nubwo ritakoreshwa buri munsi wose, ariko buri sezerano ryose Imana yaritanze kuko izi ko rikeneye mu rugendo rwa gikristo, kandi izi yuko hari ahantu byanze bikunze uwo mugisha uzagera ugakora. Imana izi ko byanze bikunze hari ahantu umuntu azagera akaba ataharenga bitewe n'uko adafite uwo mugisha. Imana ikaba izi yuko byanze bikunze uwo mugisha ari wo wonyine uri kamara ngo umutambutse aho hantu abone uko akomeza urugendo. Niyo mpamvu mbaho urugero, niba Imana yarasezeranye kubabarira abantu ibyaha, hari igihe umuntu ashobora kumva ari ibintu biciriritse, akumva wenda azisabira imvura y'itumba, ibyo ngibyo abyihorere, akumva imvura y'itumba ni ikomeye cyane kurenza kubabarirwa ibyaha. Ariko ndajya mbabwire yuko kimwe n'indi migisha yose, uwo mugisha wo kubabarirwa ibyaha uba ufite ahantu uzagira akamaro, uba ufite ahantu uzatambutsa umuntu ahantu atagatambuka atawufite. Iki nitonderwa nuko mu byangombwa byo guhabwa imvura y'itumba uwo mugisha ugomba kuba warujujwe byanze bike. Niyo mpamvu aya magambo yatubwiye ngo iyo mpano twamaze gusaba tukaba tuyifite, tutaboneye ikimenyetso cy'uko twayibonye, ariko tuzi ko twujuje ibyangombwa byayo kandi tuzi ko twayisabye Imana yasezeranye kuyitanga, uwo mugisha uzagaragara igihe uzaba ukenewe cyane. Ibi ngibi bimeze nk'amagambo yanditse mu gitabo cy'abahanuzi n'abami kuri paje 98. Mu bantu batataniye mu bihugu byose harimo abatarigeze bapfukamira Bali. Nk'uko inyenyeri zo mu kirere ziboneka nijoro gusa, abo bakiranutsi bazamurika igihe umwijima uzatwikira isi, kandi umwijima w'icuraburindi ukabundikira abantu. Aya magambo avuga kimwe n'ariya yo mu burezi. Icyo bivuze ni iki? Biravuze ngo hari igihe byanze bikunze umugisha ukenerwa, kuko baratubwiye ngo hari abantu batigeze bapfukamira Bali muri Isiraheli, ariko nk'uko inyenyeri zigaragara nijoro gusa, abo bakiranutsi bagaragaye igihe umwijima uzaba ubundikiye amahanga utwikiriye isi. Uwo mugisha uzahita ukoreshwa. N'uyu munsi ndi kuvugana namwe, ndajya mbabwire yuko Imana buri munsi itanga imvura y'itumba ku bantu bujuje ibyangombwa byayo, kandi ku bantu bayisabye Imana batitiriza. Imana ibaha uwo mugisha bakawubika mu mitima yabo, maze uwo mugisha ukaba ufite igihe uzakora cyagenwe n'Imana. Icyo gihe ni ikihe? Ni igihe isi izaba itwikiriwe n'umwijima uyibundikiye, inyenyeri zo mu kirere zizahita zigaragara.
Biratangaje cyane. Uyu munsi dushobora kudakoresha umugisha wose Imana iduha, umugisha ugategereza igihe cyo gukora kwawo, ariko buri mugisha wose dukeneye kuwishyuza Imana. Kandi ndagira mbabwire ikindi kintu gikomeye, nubwo umugisha w'Imana dushobora kuwishyuza Imana tukawubona nk'imvura y'itumba, urugero tukuzuza ibyangombwa byawo tukawishyuza Imana ikawuduha, ndagira mbabwire ko bidahita bivuga yuko duhagaritse kugumya kwishyuza iryo sezerano, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko urugero rw'umwuka wera duhabwa rungana n'urwo tuwifuzaho. Niba umuntu yasabye umwuka wera mu mvura y'itumba akawuhabwa, akagumya akishyuza iryo sezerano, aragumya agahabwa mwinshi cyane, kuko urugero rw'umwuka wera duhabwa rungana n'urugero rwo kuwifuzaho kwacu. Bene data bashiki banjye, ndagira mbabwire ko mu bintu by'agakiza nta muntu Imana igitangira ngo imubwire ngo ibintu wagombaga guhabwa wabihawe kandi byarangiye. Kandi ndagira mbabwire ko mu Mana haba hari urugero rutsindagiye, urugero rucugushije, urugero rwo hejuru cyane. Cyakora abantu baritangira bo ubwabo maze bakakira ibintu bikeya kandi Imana yarabageneye byinshi. Mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa hari icyigisho gifite umutwe uvuga ngo inzandiko Pawulo yandikiye i Roma, banditsemo amagambo avuga ngo nta mupaka Imana ishyira ku kujya mbere ko abifuza kuzuzwa ubwenge bwose n'umwuka no kumenya kose no kumenya iby'Imana ishaka. Imana nta mupaka ijya ibashyiriraho ngo ibabwire iti umwuka wera mu mvura y'itumba warawusabye none warawuhawe none rekeraho. Oya, abantu nibagumye bawusabe. Niyo mpamvu abantu baba barababariwe ibyaha byabo igihe babyemezwaga n'umwuka wera, igihe babizinukwaga bakabisabira Imana imbabazi, Imana iba yarabibabariye. Ariko ntabwo abo bantu bahita bahagarika gusaba imbabazi z'ibyaha, abo bantu baragumya bagasaba Imana imbabazi muri buri sengesho. Kubera iki? Imana yateganyije yuko mu rugendo rwa gikristo umugisha Imana iwuduha ikagikomeza kuwutwongerera bitewe n'ukuntu tuwifuza nuko tuwurarikira. Niyo mpamvu abantu batazagera ku rwego rumwe, kuko batazagira kwifuza kungana no kurarikira umugisha w'Imana kimwe. Icyo cyigisho wenda tuzakireba mu cyigisho kizakurikira iki ngiki, nibwo tuzabona neza uburyo tugomba kumenengana tukagera kure cyane, tukabona ibintu birenze iby'umuntu yamenya kubera kugumya kwifuza no kugumya kuzuza ibyangombwa by'icyo twifuje. Rero iyo umwuka wera tuwuhawe mu buryo bw'imvura y'itumba, uwo mugisha tuwubika mu mitima yacu, nubwo buri munsi tutaba turi gukoresha uwo mugisha, ariko uwo mugisha ufite igihe ugomba kuzakora byanze bikunze. Nk'uko inyenyeri zihora ziriho ariko buri gihe zikaba zitagaragara, zikaba zitegereza igihe cy'umwijima ngo zigaragare, ni nako Imana itanga imvura y'itumba ku bayisabye, ariko uwo mugisha ukaba utari gukoreshwa bitewe n'uko igihe cyo gukora kwawo kitari cyagera. Niko aya magambo avuga. Kandi ku impano twamaze guhabwa tukaba tuyifite tuyibitseho, izagaragara igihe izaba ikenewe cyane. Niko kwakira umwuka wera bimeze. Ni nako aya magambo avuga. Aravuga ngo mu bantu batuye batataniye mu bihugu byose harimo abantu batarigeze bapfukamira Bali, nk'uko inyenyeri zo mu kirere ziboneka nijoro gusa, abo bakiranutsi bazamurika igihe umwijima uzatwikira isi, kandi umwijima w'icuraburindi ukabundikira abantu. Mu turere twa Afurika turangwa mu bupagani, mu bihugu by'abagatulika byo mu Burayi n'ibyo muri Amerika y'Amajyepfo, mu Bushinwa, mu Buhinde, mu birwa byo mu nyanja ndetse no mu mfuruka zijimye z'isi, Imana ihizigamiye abatoranijwe bazamurika hagati mu mwijima, bakazagaragariza neza isi yahakanye Imana imbaraga ihindura iri mu kumvira amategeko yayo. Aya magambo atubwiye yuko muri Afurika, mu Bushinwa, mu Buhinde, muri Amerika y'Amajyepfo, mu mfuruka zijimye z'isi, ko Imana ihizigamiye abantu bujuje ibyangombwa kandi bahawe imbaraga ikenewe. Ariko abo bantu bagomba gutegereza igihe umwijima uzaba ubuditse. Hari ikintu kigiye kuzabaho mu minsi mikeya, muzakitega kandi muzakibona. Imana igiye kuzaba ifite abantu bazapfupfunuka mu isi yose igihe amategeko y'Imana azaba akuweho, kandi igihe abantu bazaba batangiye kurenganirizwa kuyakomeza. Muri Afurika hazakomoka abantu, muri Aziya, mu Bushinwa, mu mfuruka zijimye z'isi, hose hazapfupfunuka abantu bumvira amategeko y'Imana kandi bagiye kumurika hagati muri uwo mwijima. Abo bantu bazaba bagiye gukoresha umugisha Imana yabahaye witwa imvura y'itumba, bahawe mu gihe buzuzaga ibyangombwa byawo kandi mu gihe bawusabaga, maze uwo mugisha bakawibikaho. Bazaba bagiye kuwukoresha
kunesha mu gihe umwijima uzaba ubudi. Mbese mushobora gutekereza yuko abategetsi bayobora ku isi uyu munsi bagiye kuzatungurwa no kubona ku isi hashobora kuboneka abantu batakubahiriza buri tegeko ryose batanga? Mbese mu gihe uyu munsi abantu bashobora kuba bumvira buri tegeko ryose, mbese mwatekereza yuko mu minsi mike cyane igihe itegeko ry'Imana rigiye kuzagongana na gahunda z'abantu, mbese mwakwiyumvisha uburyo hagiye kuzagaragara abantu bubaha Imana kurenza uko bubaha abantu? Kandi abo bantu nta muntu uzaba ari kubabonaho ikimenyetso cyabo ko bafite iyo mbaraga. Bazapfufunuka mu isi yose nk'uko umwami bita Nebukadinezari yashyize igishushanyo mu kibaya cya Dura, azi ko nta muntu n'umwe ushobora gusigara atakiramije. Ariko yaratunguwe cyane abonye abantu bashobora kutumvira amategeko ye. Yababajije ikibazo kirimo gutangara, arababaza ati, Saduraka na Meshaki na Abedenego, mbese nimwe mwabyitumye? None se n'abantu babashutse? None se niki mwanyweye cyatumye mutakaza ubwenge kugeza ubwo mutubahiriza amategeko yanjye? Ni nkaho yababajije ngo mbese ko mwari mutuwe munyumvira byagenze bite? Uyu munsi Imana ifite abantu bari ku isi bumvira ubutegetsi bw'isi, barabwumvira rwose, ariko amategeko y'Imana agiye kuzagongana n'amategeko y'abantu. Abo bantu b'Imana bakomeje kwaka Imana imbaraga y'umwuka wayo yo kugira ngo izabashikamishe mu gihe bazaba bagiye kuzira amategeko y'Imana. Iyo mbaraga y'Imana ubwoko bw'Imana bwarayihawe kandi bwayibitseho. Mu gihe abategetsi bagiye kuzatanga amategeko nk'uko batuwe bayatanga, bagiye kuzatungurwa bumve baguye mu kantu. Kandi ikintu kizatangaza abo bategetsi ni ukubona abo bantu nta kintu wabakangisha na kimwe kugira ngo bave kuri uwo murongo noneho bayumvire. Reka mbabwire, iyo mutekereje ibya Saduraka na Meshaki na Abedenego muri cya kibaya, umwami yagerageje kubakangisha, ababwira ko itanura ribwenyegezwe karindwi kandi barijugunyemo, ariko abo bagabo bari bibitseho imbaraga, maze baramusubiza bati, Nebukadineza, Imana yacu yadukiza birashoboka, ishobora no kutadukiza birashoboka, ariko dufite imbaraga iturimo idashobora gutuma twubaha amategeko yose duhabwa igihe amategeko y'Imana yagonganye n'ay'abantu. Mbega ukuntu abategetsi bagiye kuzatungurwa, mbega uburyo bari bazi ko buri muntu wese abumvira nta kindi kibazo abajije, mbega uburyo bagiye kuzabona uburyo muri Afurika, muri Aziya, mu mfuruka zijimye z'isi, muri Amerika y'Amajyepfo bagiye kuzatunguzwa n'abantu bazapfufunuka, abantu batari bafite ijambo ribanditse ku gahanga, batari bafite ikimenyetso kigaragara mu maso y'abantu, ariko abantu bibitseho imbaraga, abantu basabye imbaraga Imana yateganyirije igihe cy'umwijima bazayikoresha maze batungura abantu. Aba bagabo ijambo ry'Imana ribavugaho amagambo akomeye mu gitabo cy'uburezi ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo abantu babaye ibirangirire, paje 58. Ayo magambo aravuga ngo muri iki gihe ikisi ikeneye cyane kurusha ibindi n'abagabo nyabagabo, abagabo badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe, abagabo b'abanyakuri n'indahemuka imbere mu bugingo bwabo. Mbega abagabo bameze nka Saduraka na Meshaki na Abedenego, abagabo umwami Nebukadinezari yari yarahindishije isi umushyitsi. Abantu bose bari bazi yuko Nebukadinezari nta kintu yavuga ngo hagire umuntu ukivuguruza. Nebukadinezari ubwe yari azi ko nta muntu n'umwe ushobora kwanga itegeko rye, ariko hari abagabo nyabagabo. Umva uko bateye muri iki gihe, ikisi ikeneye cyane kurusha ibindi n'abagabo nyabagabo, abagabo badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe, abagabo b'abanyakuri n'indahemuka imbere mu bugingo bwabo, abagabo badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo, abagabo bafite umutimanama udateshuka ku nshingano bahawe nk'uko urushinge rwa dira rugenza, abagabo bahagararira ukuri n'ubwo ijuru ryagwa. Imbaraga y'umwuka wera niyo igomba gushikamisha aba bagabo no kubatinyura. Imbaraga y'umwuka wera niyo ishobora gutuma nta muntu wagira ikintu abakangisha. Icyo abantu bajya bakangisha abantu ku isi ni iki? Ni ukubabwira yuko bazabambura imitungo yabo, ni ukubabwira yuko bazabashyira mu nzu z'imbohe, ni ukubabwira yuko bazabica nicyo gihano kiruta ibindi. Ibyo bintu abantu baza barahawe imbaraga ibisumba byose. Bene data, komeza usaba imbaraga y'umwuka wera, uititiriza Imana uyisaba imvura yitumba. Ndagira ngo nkubwire yuko uko uyisaba urayibona, niba wujuje ibyangombwa byawe urayibona. Ntuzavuga ngo none ko nta kimenyetso mbona. Oya, iyo mbaraga uyibikaho mu mutima, ugategereza igihe umwijima uzaba ubuditse kugira ngo inyenyeri zigaragare. Ntabwo buri mugisha wose tubona tuwukoresha umunsi tuwubonye, ariko buri mugisha wose uba ufite igihe uzakora cyawo. Icyo gihe uzakora ntabwo uba wagitambukamo
uwo mugisha utawufite. Kandi hari ikindi kintu nshaka kugusaba, wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, niba warasabye umwuka wera mu mvura y'itumba ukawusaba wujuje ibyangombwa byawo, warawuhawe, ariko komeza ubusabe, kubera ko urugero rw'umwuka wera uzahabwa rugomba kungana n'urw'uwifuzaho. Ntabwo umwuka w'Imana wawubona ngo ugeze ku rugero uvuga ngo birahagije, kandi Imana ntizigera nayo ubwayo igutangira, wowe ubwawe niwe wakwitangira. None ndakurarika kutitangira. Mbese mbabaza, Imana kiri gutanga uyu mwuka wera wo kumara abantu ubwoba, wo kubatera ubutwari, umwuka wera wo kuzabashikamisha mu gihe isi izabirwanya amategeko y'Imana cyane, igihe abategetsi b'isi bazabahurije hamwe mu kurwanya Imana. Mbega uburyo Imana izaba yaratanze umwuka wera. Abo bagabo Imana ibafite muri Afurika, ibafite muri Aziya, ibafite mu mfuruka zijimye z'isi. Abo bagabo basabye umugisha w'Imana barawubona, bawibitseho ubu, umwijima ugiye kuzawudika, maze izo nyenyeri zihite zirabagirana. Ndetse no muri iki gihe baboneka mu bihugu byose, mu ndimi zose no mu moko yose, kandi mu gihe cy'ubuhakanyi bukomeye cyane, igihe Satani azakoresha imbaraga y'indenga kamere kugira ngo atere bose, aboroheje, abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata, kwakira ikimenyetso cyo kuyoboka umunsi w'ikiruhuko w'ikinyoma. Abo bantu b'indahemuka batabaho umugayo cyangwa uburyarya, abana b'Imana batagira inenge, bazamurika nk'imurizi muri kirisi. Mbega abantu bahawe imbaraga Imana yasezeranye, mbega abantu bakomeje kongererwa no kurushirizwaho kubwo gukomeza kuyisaba, kubwo gukomeza kuyifuza. Mbega ukuntu bagiye kuzatungura abategetsi, mbega ukuntu bagiye kuzatangaza abantu bakibaza ahantu bari bihishe, nta kintu kibanditseho mu gahanga, ariko bakabona bari bafite imbaraga irusha urupfu uburemere. Rero ndagira ngo nsome amagambo akomeye agaragaza uburyo iyo mbaraga yagiye ikoresha abantu bagiye batubanziriza. Ndagira mbabwire ko nubwo Imana yavuze ko iyo mbaraga igomba gutangwa mu minsi iheruka, ariko mu bihe bitandukanye kubw'inshingano abantu bari bagiye bafite, bagiye bigera iyo mbaraga. Urugero, iyo dusomye muri Bibiliya hatubwira ko tugomba kuzaba duhagaze mu mbaraga no mu mwuka bya Eliya. Rero ubwo bivuga yuko Eliya yigeze yigera iyo mbaraga Imana yateganyirije ibihe biheruka. Nubwo abantu bo mu bihe bya Eliya bose batayihawe, ariko Eliya kubw'inshingano yari afite, Imana yarayimuhaye, kandi Imana ivuga ko iyo mbaraga Eliya yari afite ari nayo Elisa yaje kumusaba, kuko Elisa asaba umwuka wera yavuze yuko ashaka imigabane ibiri y'umwuka wa Eliya. Birumvikana rero imigabane ibiri ni imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Kandi n'ubundi ijambo ry'Imana rivuga ko abantu bagomba guhagarara mu minsi y'imperuka bagomba kuba bafite imbaraga y'imvura y'itumba itaragiye ikora mu bihe byabanjije. Cyakora mu bihe byabanjije hari abantu bagiye bahagarara muri iyo mbaraga kubw'inshingano bari bafite. Niyo mpamvu nababwiye ko iki cyigisho gifite umutwe uvuga ngo umwuka wera no gushira ubwoba k'ubwoko bw'Imana. Icyo Imana igomba kuzanira uyu mwuka wera ni ukugira ngo imare abantu ubwoba, kuko abantu bose baba baramazwe n'ubwoba no gutinya. Tugiye kureba abantu bamwe bagize uyu mugisha bagashira ubwoba. Nabahaye urugero rwa ba Saduraka na Meshaki mu itanura, nabahaye urugero rwa Eliya, muramizi ajya kuvugana na Ahabu, yabaga afite imbaraga, yamumaze ubwoba. Murabyibuka Elisa uriya wasabye imbaraga ebyiri z'umwuka wa Eliya, muzi uburyo ingabo z'Abasiriya zari zimuteye, n'uburyo yari afite amahoro asabira umugaragu we kugira ngo Imana imuhumure amaso. Rero iyo dusomye mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri paje 111 na paje 112 batubwira iby'umugabo bita Martin Luther. Nshaka ko tuzirikanaho mu mwanya mutoya. Hari amagambo avuga ngo ubwo Luther yakomezaga urugendo rwe, aho yanyuraga hose bamurebanaga amatsiko menshi. Ahangaha Martin Luther yari arimo avaho bita Wittenberg mu Budage, ari naho yabaga, yari arimo ajya aho bita Iwomuzi, yari yahamagaye kugira ngo yisobanure ku bitabo yari yaranditse. Mu gihe rero yarakomeje urugendo rwe, abantu bamurebanaga amatsiko menshi. Abantu benshi bazaga kumuzenguruka bazanywe no kumuburira iby'imigambi abayoboke ba Roma bamufitiye. Bamwe baravugaga bati bazagutwika bakugira ivu nk'uko batwitse huse. Luther yarabasubizaga ati nubwo bacana umuriro mu nzira yose kuva Iwomuzi kugeza i Wittenberg, ibirimi byawo bikaba bigera mu ijuru, nzawunyuramo mu izina rya Yesu. Namwe murumva gushira ubwoba no gushira amanga uyu muntu yari afite, kugeza ubwo muri icyo gihe nta muntu wagomba kugaragara yuko rwanya ubutegetsi bwa papa. Byari ibintu n'abami n'abategetsi bose
bahindaga umushyitsi kandi bakumvira amabwiriza ye. Ariko byatangajwe yuko habonetse umuntu mu Budage ushobora kunyuranya n'ibintu abantu bose bubaha kugira ngo akunde yubaha Imana. Yari afite imbaraga yamumaze ubwoba kandi azi yuko hejuru y'ibintu byose hari Imana. Mu gihe bamubwiraga yuko bazamutwika nk'uko batwitse Huse bamufitiye impuhwe, Luteri yarabasubizaga ati nubwo bacana umuriro mu nzira yose kuva Worms kugeza i Wittenberg ndetse ibirimi byawo bikagera mu ijuru, nzawunyuramo mu izina rya Yesu. Nzinjira mu mikaka y'icyo gikoko maze nkura amenyo yacyo mpamya umwami Yesu Kristo. Iyi mbaraga uyu mugabo w'Imana yarayigeze. Imbaraga Imana yateganyirije ibihe biheruka bitewe n'akaga kari mu bihe biheruka katigeze kaba handi. Hari abantu bayigeze kandi iyo mbaraga icyo yabamariye kubamara ubwoba no kubatinyura kugeza ubwo batagira ikintu na kimwe bakangishwa, bameze nka ba bagabo nabasomeye mu gitabo cy'uburezi paje 112 haranditse ngo hakoreshejwe imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bamwumvishe kadakwiriye kwinjira muri uwo mujyi. Uwo ni Martin Luther. Biteguwe n'abari mu ruhande rwa Papa bamugiriye inama yo kwemera ko yiruhukira mu nzu y'umusirikare w'inshuti ye, aho bibwiraga ko ibibazo bikwiriye gukemurirwa aho mu bwumvikane. Inshuti za Luther zihatiye kumutera ubwoba zimubwira ibyago bimutegereje. Umuhati wose bakoresheje wabaye imfabusa. Luther wari utaracika intege yaravuze ati nubwo iwo muzihaba abadayimoni bangana n'amategura y'ibisenge by'amazu yaho, uko byagenda kose nzahinjira. Ndagira ngo mutekereze kuri iyi mbaraga yakoreshaga uyu umugabo wavutse nkatwe, ariko umugabo wari warahawe imbaraga y'Imana y'akabura rugero. Umugabo uhangaye ibintu abantu bose badashobora gupfa guhangara, ndetse ngo umusirikare umwe yamukubise ku rutugu, muzabisoma muri kiriya cyigisho, ngo aramubwira ati padiri mutoya, ati wishoye mu rugamba nanjye ubwanjye w'umusirikare nta kwishoramo. Kubona ushobora guhangana n'ubutegetsi bwa Papa, umuntu abantu bose bahindira umushyitsi ati sinzi imbaraga igukoresha, ariko imbaraga igukoresha igukomeze kuko ugiye mu rugamba rukomeye. Bibiliya ivuga yuko umwuka wera n'ubundi Imana iduha ari umwuka wo kutumara ubwoba. Niwo mwuka Imana yaduteganyirije mu bihe biheruka, mu gihe bizaba bigaragara ko abantu bose bari gukangishwa, gufungwa, kwamburwa umutungo wayo, kwicwa. Imana igomba gutanga imbaraga irengeje gufungwa ububasha, irengeje n'urupfu bwarwo ububasha. Imbaraga Imana yahaye umugaragu wayo Martin Luther, akavuga ati nubwo iwo muzihaba abadayimoni bangana n'amategura asakaye ibisenge byaho, nzahinjira mu izina rya Yesu. Imbaraga yamuteye kuvuga amagambo avuga ngo nubwo bacana umuriro ukava Worms ukageza i Wittenberg, nzawunyuramo mu izina rya Yesu mpamya Yesu. Imbaraga yamuteye kuvuga ngo nzinjira mu mikaka y'icyo gikoko maze nkura amenyo yacyo. Igihe Paulo yandikiraga Timoteyo mu rwandiko rwa 2 mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 7, yamubwiye umwuka wera Imana iduha icyangombwa kiwugize. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cyaho cya mbere umurongo wa 7, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Mwene data muvandimwe, ndajya mbabwire yuko mu gihe isi yamazwe n'ubwoba, mu gihe abantu banga kuvuga n'ukuri kugira ngo batakuzira, Imana yaduhaye umwuka w'imbaraga, umwuka utari uw'ubwoba, ahubwo umwuka uri mu rukundo, umwuka urimo kwirinda ariko utari mu ubwoba. Aya magambo nanone Paulo yayandikiye itorero ry'i Roma mu rwandiko yandikiye Abaroma mu gice cya 8 ku murongo wa 15 n'uwa 16, yongera kuvuga ku mwuka Imana itanga, icyangombwa cy'ingenzi kigomba kuba kiwurimo. Rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 15, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti abadata. Imana ntabwo yigeze itanga umwuka w'ububata usubiza abantu mu bwoba, ahubwo yatanze umwuka w'imbaraga. Ndetse mu gitabo cy'imigani mu gice cya 28 umurongo wa 1 haranditse ngo abanyabyaha bahunga ntawe ubirukanye, ariko abakiranutsi bashira ubwoba nk'intare. Niyo mpamvu nababwiye yuko mu minsi iri imbere abategetsi bagiye kuzatangara cyane, babonye mu mfuruka zose z'isi harimo hapfunukamo abantu badashobora kugendera kuri buri tegeko ryose ryatanzwe. Abagabo bameze nk'abasore 3 mu kibaya cya Dura, babandi batunguye Nebukadinezari, akumirwa abo bantu imbaraga ibakoresha iyo ariyo. Muri Afurika abo bantu Imana irahabikiye, yabahaye imbaraga ihagije yo kuzabasha kumurika mu gihe cy'umwijima. Muri Aziya no mu mfuruka
zijimye z'isi. Muri Amerika y'Amajyepfo abo bantu barahari, igihe amategeko y'Imana azakurwaho, igihe abategetsi b'isi bazaba bazi ko bazumvirwa kuri iyo ngingo nk'uko batuwe bumvirwa no ku zindi, Imana izabatangarisha kubereka abantu bazapfunuka mu isi yose, abagabo nyabagabo b'inyangamugayo imbere mu bugingo bwabo, abagabo badashobora gutinya kuvuga icyaha mu izina ryabo, abagabo bakunda Imana bona nubwo ijuru ryagwa. Njya nibuka umugaragu w'Imana Pawulo igihe yari agiye kujya nawe i Yerusalemu ndetse azakomeza n'i Roma, igihe yari arimo asatira akarengane, nawe abantu bamugiriye inama nk'uko bayigiriye Martin Luther. Ariko reka twumve ukuntu yabashubije. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 21 turasoma umurongo wa 11 tugeze uwa 14. Ageze aho turi yenda umushumi wa Pawulo awibohesha amaguru n'amaboko, aravuga ati, umwuka wera avuze ngo nyiri uyu mushumi niko abayuda bazamubohera i Yerusalemu bamutange mu maboko y'abapagani. Aha barimo baravuga umugabo witwa Agabo wari umuhanuzi, yaje aho ba Pawulo bari maze afata umushumi wa Pawulo arawibohesha amaguru n'amaboko, aravuga ati nyiri uyu mushumi niko abayuda bazamubohera i Yerusalemu. 12 tubyumvise twese n'abantu baho turamwinginga ngo atajye i Yerusalemu. Bingingaga Pawulo kuko bumvaga azaboherwayo agatangwa mu maboko y'abapagani, maze abari aho binginga Pawulo ngo atazajyayo nk'uko abantu binginze Martin Luther ngo atajya iwo muzi. Ariko Martin Luther yabwiye ngo nubwo bacana umuriro ukava iwo muzi ukagera i Wittenberg nzawunyuramo mu izina rya Yesu. Martin Luther yarababwiye ngo nubwo iwo muzi haba abadayimoni bangana n'amategura asakaye ibisenge byaho nzahinjira mu izina rya Yesu. None se Pawulo yabwiye ngo icyo abantu bamwinginze ngo atajye i Yerusalemu kugira ngo ataboherwayo. 13 ariko Pawulo aratubaza ati, niki gitumye murira mukamena umutima? Uretse kuboherwa i Yerusalemu gusa niteguye no gupfirayo kubw'izina rya Yesu. Mbega umugabo wari warahawe umwuka wera wo gushira ubwoba, umwuka wera wanditse mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo mu gice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 7 amagambo avuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Yari yaramaze guhabwa umwuka wera wa wundi wanditse mu Baroma mu gice cya 8 umurongo wa 15 amagambo avuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba ahubwo mwahawe umwuka w'imbaraga ubatakisha uti Aba Data. Bene data bashiki banyu, ndabasabira cyane kugira ngo dukomeze gusaba Imana kutwuzuriza uyu mwuka wera. Iki cyigisho cyitwa umwuka wera no gushira ubwoba ku bwoko bw'Imana. Iki cyigisho kigaragaza abantu bagiye bigereye imbaraga Imana yateguriye mu buryo bwihariye abo mu bihe biheruka, mu gihe umwijima uzaba umaze kutwikira amahanga no kubudika. Imana izaba yarakomeje gutanga imbaraga ku bayisabye, kandi iyo mbaraga bazayikoresha maze isi itungurwe. Niyo mpamvu nkurarika mu izina rya Yesu gusenga cyane no gusaba Imana kukuzuriza imbaraga, kuzuza ibyangombwa byose Imana yasezeranye ngo itange imbaraga kugira ngo nawe usorezwe amasezerano yayo. Nziko Imana irimo gukura ibintu byose byazigaga abantu mu nzira kugira ngo babashe gushaka iyi mbaraga. Nicyo gituma Imana yemera akazi kagahagarara, nicyo gituma Imana yemera kugira ngo insengero zihagarare, kugira ngo umuntu wese yigire imbere y'Imana, Imana imwuzurize. Ngakoresha aya mahirwe, Imana iragutegereje kandi irakwiteze, yiteguye kugusoreza amasezerano yayo kubwo kurengera intebe yayo y'icyubahiro. Ndagira ngo ngusabe mwene data, kuko Imana itakwica amasezerano, ngaho bigerageze urebe ngo amasezerano y'Imana aragusohorera, maze uwo mugisha w'Imana ukawuhabwa uyu munsi, ukawibikaho, ugategereza igihe uwo mugisha uzakoreshwa. Imana iguha umugisha kandi kugirira neza kubw'imbabazi zayo, ikurebesha amaso y'imbabazi, igutera ubutwari, igushoboze kunesha imitego igihumbi yiteguye kukuziga, ibintu byiteguye kukubuza umugisha w'Imana nk'uko byari bihari ku mugaragu w'Imana Elisa, byari byiteguye kumubuza, ariko Elisa yaratwaranye ibyo bintu byose arabinesha, maze imbaraga yari iri muri Eliya isigara ikorera muri Elisa. Nawe Imana irakwiteguye, ibintu byakubuza birahari, ariko twarana kigabo maze ubashe kubinesha, kandi uzabwirwa ngo uratsinze kandi uragororewe. Imana ibaho umugisha mwese kubw'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Reka dusenga Imana. Imana yacu nziza, data twese udukunda, soko y'ibyiringiro, umugaba w'amahanga, turi abana bawe kandi niwe washimye ko tubabo, kuko niwe waduhamagaye aho twari twibereye tutazi yuko hariho Imana, tutazi yuko habaho ubugingo buhoraho,
tutazi yuko Yesu azagaruka, maze udushyiramo igitekerezo, urakomeza uragikurikirana kandi uragikuza, none utugejeje aya magingo, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye imigambi udufitiye yo mu bihe biheruka, dutangazwa n'impamvu wemeye yuko ari twebwe tubaho mu gihe isi izaba irimo isoza, impamvu utemeye ko ba Daniyeli dutangazwa n'amateka yabo aribo bahahagarara, impamvu utemeye ko ba Eliya ndetse na ba Elisa turebye ibyabo aribo bahahagarara, ugashima yuko twebwe ari twe tuhahagarara, nuko wari uzi icyo uzadukorera kugira ngo tugire abantu badasanzwe. Turagusabye ngo dushoboze gukorana nawe, uturinde ikintu cyose cyatuma tubura umugisha waduteguriye, ahubwo uduhe gutwarana no kunesha imitego igihumbi kugira ngo twakire umugisha wawe kubw'ubuntu bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.